akambwira ati kuki udashaka kumvikana yego nagusabye ko umpa divorce ku mahoro ubu rero ubwo utashaka kuyimpa ku mahoro uzayimpa mu nabi ubona wa muntu ruzi araguhindukanye cyane akabigaseka umwakeza ku myaka 17 rushako nibwo wumvise iryo jambo ndashaka divorce ndashaka gatanya muza kumara na indi myaka 3 ubwo ku myaka 20 mubana nibwo mwaje gutandukana iyo myaka 3 yari meze gute iyo myaka 3 yari mibi cyane yari mibi ni imyaka mibi y'ubuzima bwanjye ntazibagirwa yego kuko iyo bigeze aho abantu barabaza njya mbona babibaza muri comment bakabaza ngo ariko ni gute umuntu atagushaka ukamwihambira undi akabaza ngo ariko ubwo niba umuntu akwatse divorce kuki utayimuha kuki mukunda ibibazo ko ari nayo mpamvu babica yego urumva ariko mu by'ukuri abantu bavuga gutyo baba birengagije ibintu byinshi njyewe navuga ngo baba bari na selfish baba bikunda gute kuko kambikubwira muri iyo myaka niba uri umugore yiba uri umugabo nabivuze mwa mwaranyuze mu bintu bikomeye twebwe twari dufite n'abana batanu bakuru ntabwo bari bagakuze icyo gihe ubu nibwo ari bakuru ariko bari bazi ubwenge kereka wenda nka babiri bato ibyo bintu byo gutandukana byica abana cyane 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 bikomeye umwana ubundi rayitsize no kubona se na nyina babanye neza ntabwo ibyanyu bakeneye kubimenya tugwaye ikaze mu kiganiro uyu munsi twifuza kuvuga ku isanamitima cyane cyane ku byerekeye n'imiryango hari uburyo abantu bajya mu miryango mu rugo bagashinga urugo bagashyingiranwa ariko ugasanga kugira ngo bubakane bagiye gusenyana icyo kintu kibaho kirahari cyane ko muri ino minsi kirimo kiriyongera divorce reka duhera aho ngaho turaza no kwija mu buhamya bwawe gato cyane ko divorce zirimo ziyongera muri ino minsi ubona biterwa n'iki biterwa n'ibintu byinshi wenda tudashobora gustatinga nonaha ngo tubivuge byose yego ariko kenshi abanyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura yego buriya n'inzu ipfira muri fondasiyo yego njyewe rero muri analize nakoze mu myaka maze ndi mukuru nabonye urugo rupfira muri fiyansaye uko uhitamo cya gihe mumarana uko mwigana hagombye kuba fiyansaye ari igihe cyo kwigana ukamenya ngo Gerard reactinga gutya yitwara gutya imico ye imeze gutya nubwo utamenya umuntu wese umuntu ni mugari ariko iby'ingenzi urabimenya mama Queen unyemerere duhere ku buhamya bwawe ko gato cyane wowe byagenze gute wakoze urugo rumeze gute fiyansaye imeze gute kuza kugeza aho uri uyu munsi uza kutubwira Gerard ubuhamya bwanjye sinjya nkunda kubuvuga ariko mu by'ukuri hari igihe biba ngombwa nkagira ibyo mvugaho kugira ngo bibe imfashanyigisho ku bandi kuko ibyo ducamo cyangwa ibyo duhura nabyo mu isi bifasha abandi cyane cyane yewe n'ubundi ndi kansara w'imiryango ku isanamitima kandi ubuhamya bwanjye bwagiye bufasha abantu benshi yewe rero wenda kambivuge mu ncamake yewe fiyansaye yanjye yabaye ndende ku buryo nari kwigiramo ibyo byose mvuze ariko niba nari umwana kuko nashatse ndi muto ibyo nanjye ntabwo nigeze mbitekereza ahubwo ngenda mbona ingaruka zabyo nyuma ari nayo mpamvu ari imfashanyigisho ku bandi nkaba nabwira umuntu ngo ntuzahanyure nuhanyura mu rushako ikintu wibuka muri fiyansaye wumva wagomba gukora utakoze n'ibiki muri fiyansaye yanjye njyewe ndibuka ko
ndibuka cyane ko njyewe n'uwo twashakanye hari ibintu byinshi tutahurizaga nkabibona ko bitavamo ariko nyine kubera ubwana n'ubutamenya nkabyirengagiza nkavuga buriya bizashira buriya nkunda gutanga ingero z'ibyo nanyuzemo nkavuga buriya nitugera mu rugo tumaze gukura tumaze kubaka urugo bizashira nakuze ndi umukobwa w'umukirisitu cyane cyane utarigeze ujya no mu basore utarigeze ujya no mu bintu byinshi noneho mpura n'umusore ariko nkabona ubukirisitu bwanjye imico yanjye niye ntabwo bihura nkabona ntibiri compatible we bitandukanye n'ibyo ngibyo nabipima nkabona ntabwo bihuye ariko kubera igihe twamaranye twarakoranye akazi twaratindanye biza aza kunjyamo ku buryo ndabyibuka ko nigeze guhura n'umuhanuzi utatuzi ahantu nasengeraga ndabyibuka arambwira ati ko mbona fiyanse ufite atari we mugabo wawe kandi ubwo byari bimaze kugera kure abimbwira nanjye narabibonye ariko sitiri ndabyirengagiza birumvikana ko ibyo wari warabonye bishingiye ku bintu utari kwihanganira se ariko uravuga utereka mbyihanganira bishingiye ku bintu ntari kwihanganira ngo ndenzeho kugeza n'aho imana yavuze ko atari we wanjye ariko urenzaho ariko ndenzaho sinkunda ibintu by'abahanuzi icyo gihe nyine kubera na emotions nabonye ikindengera ndavuga ngo buriya yavangiwe nkavuga se niba yavangiwe njyewe mu mutima wanjye ibyo mbona bidahura bigongana nanjye mba navangiwe kandi n'ijwi najyaga ryumva rimbuze ariko byose nkabirengaho bitewe n'igihe twari tumaranye n'ubuzima twanyuranyemo burebure wari ufite ibyishimo muri icyo gihe cya fiyansaye nta byishimo ni kwa kundi biba biri off and on rimwe urishimye ni ukuvuga ngo igihe kinini nicyo umara utishimye igihe gito nicyo wimahoroniza ukarenzaho washakaga iki kuki utafashe umwanzuro wo kubivamo hakiri kare ibyo bintu ntabwo umenya ukuntu bigenda ntabwo umenya ukuntu bigenda kugeza igihe nyine byaje kuavansa turabana ntashaka gusubiramo cyane ariko mu mibanire yacu ntabwo twapfaga ikintu gikomeye n'ubundi mu rugo mu busanzwe abantu ntabwo bajya bapfa ibintu bikomeye ariko kwa kundi mupfa akantu gato ko mwakabaye mukemura kakarangira kuri twe kakaba big deal ntikarangire ubwo yiba ntapfukamye ngo nsabe imbabazi tukaba twamara n'ukwezi tutavugana ubwo si urukundo rwaburagamo sintekereza ko ari kuba ntari mfite urukundo cyangwa we atari arufite ariko buriya reka nkubwire jya hari umuntu w'umuntu sinzi niba mvuze ikinyarwanda cyumvikana w'umuntu hari urubavu rw'umuntu hari fitinesi y'umuntu iyo atari fitinesi yawe iteka muragongana kuko urabizi ko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo niko ijambo ry'Imana rivuga yego ibyo byo bibaho hari abantu nyine bahura gutya atari badafitingana ariko bagakomeza bagahasuringa ubwo n'urushako rushaka kubuza abantu no kuzajya mu ijuru ariko hari abantu baba bakwiranye baberanye bavuga bakuzuzanya bajya inama bigahura banashwana bakiyunga vuba mu buryo bworoshye ukabona ibintu biri kuri balance yego icyo gihe ukigera mu rugo watunguwe n'iki kigera mu rugo se yego kumva wari ufite fiyansaye byagucangaga none ugiye mu rugo aho ngaho wenda wavuga uti nijya mu rugo bizakemuka kenshi niko umuntu watangiye fiyansaye bimeze gutyo abavuga bikaza gutuma nyine mugeze igihe cy'ubukwe mugeze mu rugo n'iki cyagutunguka buti kuki ntafashe icyemezo hakiri kare uzi ikintu cyantunguye tukiri abageni twigeze kujya ahantu nimugoroba twasohotse turi mu modoka antwaye noneho atwara na sipidi umuvuduko wo hejuru ndamubwira se wagenze buhoro ntikoma
ngira ngo icyo gihe nari nanatwite. Yego. Urumva abantu basohotse ubwo muba mugiye muri mu mwuka mwiza muri mudu nziza. Ubwe ntigenda gahoro ndumva mbabara ndumva noneho imodoka yatsa cyane mu buryo buteye ubwoba. Mwari mufitanye umwuka mwiza nta kibazo gihari? Twe ntabwo namenyaga ukuntu bigenze. Abantu bari basohotse twari tuvuye mu rugo twishimye. Ntabwo namenye ni kwa kuntu ku bintu bidahuza gusa. Niyo mpamvu njya nirinda kumucira urubanza. The American story. Mbere yuko ndengaha ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Ngo mvuge ngo yari mubi. Ni umugabo mwiza cyane. Ariko guhuza bikanga. Ntibikunda. Icyo gihe narababaye. Urayimubwira? Ndayimubwira twagezeyo already twarakaye. Se umuntu ndatwite ndamubwiye ngo agende buhoro ko dusohotse tuvuye mu rugo turi muri mudu nziza turi mu rukundo. Ubu niki gitumye noneho arakara gutya. Ubwo urumva twarasohotse se? Twagezeyo ibintu byazana. Birantungura nkaberwa ikintu kibiteye. Dutaha tutishimye, turara tutishimye. Ubwo kandi niba ntasabye imbabazi. Turamara n'icyumweru tumare n'ukwezi. Urumva ibyo bintu? Umutima wumva guremerewe gute muri ubwo buzima? Habaga harimo agahinda kenshi. Kenshi nkavuga umuntu twabanye, umuntu tuziranye, umuntu twakundanye, umuntu twaruhanye, twanyuranye no mu buzima bukomeye tukiri n'abafiyanse. Ni iki jewe ubwo urumva nahitaga nihutira gusenga. Nkasenga gusa ikintu Imana yamfashagaho nuko mu mutima ubyihanganira ubyakira. Kuko urumva kuba bimeze gutyo tukamarana imyaka 20 byabaga ari urugendo rukomeye rurerure. Mu myaka 20 byabaga biri on and off. Uyu munsi ni bizima, ejo si bizima. Njyewe hari aho nigeze gutanga ubuhamya bw'urushako. Ariko nirinze kuvuga impamvu kuko byaje kugera nko mu myaka 17 atangira kunsaba divorce. Noneho muri comment abantu bakabaza ese umuntu apfa gusaba divorce gusa? Nta kintu cyabaye. Nta kintu cyabaye. Noneho nirinda kujya muri details. Urumva utwo tuntu watuvuga ukazarangiza. Ni za on and off gusa. Sinigeze mufata sambana, ntiyigeze mfata nsambana. Si umusinzi, si umugabo mubi, ndi umugore mwiza uzi kubaka urugo. Abantu bose baranze urugo rwacu rwari intangarugero nubwo rwabaga ruri mu utwo tuntu. Nawe ni umuntu mwiza? Nawe ni imfura pe. Mugapfiki se kugeza mukoze divorce? Niba nkubwiye ngo genda gahoro ndatwite. Yego. Imodoka noneho ukayumurira. Urumva nkako kantu si gato se? Mwari mumeze neza? Twari tumeze neza. Akantu gato cyane nkako kakaba ariko gatuma ukora divorce? Ikintu nakubwira Jaradi wenda uracyari na muto, uracyafite imyaka mike mu rushako. Ariko ntabwo ibintu bisenya urugo cyangwa ibintu bitera divorce ari bya bintu binini utekereza cyane by'ingutu. Bitangira ari twa tuntu duto n'ubundi. Noneho mutakwicara ngo communicating mu biganireho mu bisotinga utu bikagenda bikura bikazabyara bya bindi by'ingutu. None se kuki ari we wagusabye divorce, kuki atari we wateye ya mbere mu byuti nijye ushaka divorce ndashaka gutandukana nawe ndananiwe? Aya twara abakristo ntago nari gusaba divorce. Wese ntiyari umukristo? Nyine hari umuntu ufata iya mbere. Yego. Hari umuntu ufata iya mbere. We ntabwo wigeze ubitekerezaho? Hari aho byageraga bigakomera kumva ndababaye ariko naryajwi rikaza. Yego. Uzi ko ryajwi ryazaga mbaba ryarazaga rikambwira ngo ntago ari uwawe, ntago ari we wawe. Narakubwiye ibirenga. Iryo jwi rikaza ariko nabwo still ngavuga ngo navangiwe. Yego. Nkavuga se abantu noneho turanabanye turanabyaye. Kandi uri mu rushako? Turi mu rushako. Yego. Nkavuga ko ari imyuka yanteye. Urumva rero divorce bayiduhaye ku myaka 20. Mumaze imyaka 20 mu rushako? Mu rushako. Yego. Ubwo
aho yatangiriye we kuyinsabira byari nko mu myaka 17 18 gutyo urumva ko byabaga ari ibibazo yego rero uribaza kuba waravunikiye urugo waravunikiye umuryango ukihanganira twa tuntu twose tugenda dukomeretsa umutima yego nubwo wenda atari uwanjye wakomerekaga gusa buriya niwe warakomerekaga yego nuko ari jyewe ushobora kubivuga yego noneho ukagenda ukagera mu myaka 20 cyangwa 18 ukabura urugo rwawe cyangwa ukabura umuryango cyangwa ukadivosinga yego ni nko gupfusha umuntu ni nko gupfusha umuntu wakundaga rero naravugaga ngo uko byagenda kose yego niba ntarashenye ku mwaka umwe 2 3 5 10 yego nzakora ibishoboka byose urugo rwanjye rubeho yego kuko jara niyo wankangura mu gicuku kambaza ngo wangiki nanga divorce ni gisa nacyo birumvikana ufite impamvu ku nshuro ya mbere akubwira ngo ndashaka divorce wari umusumeze gute byakugendekeye gute ese wamubonye gute akimara kukubwira ngo divorce amatwi yawe yabyakiriye gute narabaye nagize agahinda kenshi n'ubu niyo mbyibutse ngira agahinda ahubwo n'ubu ntubinyibutse nabaye nk'umuntu w'umusazi kuko byarambabaje cyane naricara nkamubwira ni iki gituma ngo ha divorce yego ni ikinyereke iki gihe wese mubwira iryo jambo cyangwa abanje gutungurwa naratunguwe iyo utunguwe kenshi ntuvuga kenshi ubanza kubitekerezaho twebwe abarokore nyine dutangira no gutokesha mu mutima wowe iki gihe byagenze gute mu mutima wanjye naravugaga ngo mu izina rya Yesu kuko numvaga ari cyo kintu kibi ngiye guhura nacyo mu buzima bwanjye ubundi umuntu yubaka nta muntu wubaka ashaka gusenya noneho iyo mugeze mu myaka nk'iyo 17 18 ubuze agaciro k'umuryango waranyuze muri byinshi byakabaye byarabasenyeye ariko ntibibasenyere noneho kuri iyo myaka umuntu akakubwira ati ndashaka divorce kandi akabikubwira mu gitondo saa 6 na nijoro narababaye cyane ubuzima burakomeza ariko aba serious akambwira ati ndashaka divorce akagenda agaprintinga pamphlets z'amategeko akazizana akambwira ati so muhitemo itegeko duhitamo tujye gusaba divorce we yarambwira ati ntitujye mu manza nta sinyigushaka ubwo wenda twatuntu nawe twari tumugeza ahantu ko abantu bapfa buri munsi mu buzima bwa buri munsi hari ushaka kutwihanganira hari undi udashaka kutwihanganira njyewe numvaga byarabaye ubuzima numvaga bizageraho nidukura bigashira cyangwa tukageraho tugahuza tubyanze bikunze bitewe n'imyaka tugezemo n'abana tubyaye urabyumva wakavuga ati rero njyewe ubuzima sinabushobora urumva rero nkasaba imbabazi mu by'ukuri hari amakosa mwakoraga wowe ku giti cyawe hari amakosa uzi wakoraga ukavuga uti nubwo ari gatoya ariko nikosa bikaba aribyo byatumye wenda uvuga ngo utandukanye nawe amakosa se rega nkubwire jara abantu bari kumwe ntago wavuga ngo uri mwere ntago jyewe navuga ngo ndi marayika ariko nta kosa nzi rikomeye nigeze mukorera n'ubu umutima wanjye wanshinja n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu ntaryo nzi rishobora no gusenya n'umuryango bikagera kuri urwo rwego njyewe ntaryo nzi kuko naranamubazaga amubwira n'icyo ushaka niba icyo ushaka niba wenda n'amatwi yanjye atumva n'ubwenge bwanjye bukaba budakora binyandikire basi njye mbyubahiriza ariko umuryango wacu ntusenyuke wenda nakubereye umugore mubi uburyo bumwe cyangwa ubundi simbizi ariko mbwira icyo ushaka ubwo byari bigeze ahantu ambwira ngo ntacyo nshaka ndashaka divorce wakora iki ntabwo ashaka guhinduka kwawe ashaka divorce wapi ubonye rero afunze umutwe tubyite gutyo yamaramaje ati ndashaka gatanya wifashe ute njyewe iteka nabonaga ari igitero
cyaduteye nk'ikinjiye mu nzu kwa Yobu. Numvaga nzasenga bigashira, gusa kurushaho kumwima divorce kandi ayishaka harushagaho kuba amakimbirane. Ko urumva divorce ntibashaka kuyiguha udafite impamvu. Yego. Iyo uwo mubana yanze kuyiguha kuneza, Yego. utangira gushakisha impamvu, kandi izo mpamvu ntiziri buboneke mu mahoro. Byanze bikutse. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783378096. Urumva? Yeah. Akambwira ati kuki udashaka kumvikana? Yego. Nagusabye ko umpa divorce ku mahoro. Ubu rero ubwo utashaka kuyima ku mahoro uzayima mu nabi. Ubona wa muntu ruzi araguhindukanye Cyane. akabigasika umwaka wese. Ku myaka 17 rushako nibwo wumvise iryo jambo, ndashaka divorce, ndashaka gatanya. Muza kumara na indi myaka 3, ubwo ku myaka 20 mubana nibwo mwaje gutandukana. Iyo myaka 3 yari meze gute? Iyo myaka 3 yari mibi cyane. Yari mibi, ni imyaka mibi y'ubuzima bwanjye ntazibagirwa. Yego. Kuko iyo bigeze aho abantu barabaza, njya mbona babibaza muri comment, bakabaza ngo ariko ni gute umuntu atagushaka ukamwihambira. Undi akabaza ngo ariko ubwo niba umuntu akwatse divorce kuki utayimuha, kuki mukunda ibibazo? Ko ari nayo mpamvu babica. Yego. Urumva? Ariko mu by'ukuri abantu bavuga gutyo baba birengagije ibintu byinshi. Njyewe navuga ngo baba bari na selfish, baba bikunda. Gute? Kuko kambikubwira muri iyo myaka, niba uri umugore, yiba uri umugabo, nabivuze mwa mwaranyuze mu bintu bikomeye. Twebwe twari dufite n'abana 5 bakuru. Ntago bari bagakuze icyo gihe, ubu nibwo ari bakuru, ariko bari bazi ubwenge. Yego. Kereka wenda nka 2 bato. Ibyo bintu byo gutandukana byica abana cyane cyane. Cyane bikomeye. Umwana ubundi rayitsize no kubona se na nyina babanye neza. Yego. Ntago ibyanyu bakeneye kubimenya. Ni uburenganzira bwabo kubona muri aho museka muzuzanya, niba bari ku ishuri mubasura, niba ari byo bagomba, uburenganzira bwabo muri kumwe mubanye neza. Yego. Rero urumva hari ukuruhira ubusa iyo myaka mwamaze yose. Mugerageza ngo mureke ibintu bizakunda, urushako rubeho, musazane, mubona abana b'abana banyu, mubona umusaruro w'ibyo mwaruhiye. Icyo ni igihe mwamugezemo cyo gusarura ibyo mwabibye, cy'umunezero. Abana batangiye gukura, umunezero wanyu, ejo bazashaka, ejo bazagraduatinga, muri kumwe munezeranywe n'abana banyu, ni umunezero uteye ubwoba. Yego. Ni ibyishimo, ni ikamba rikomeye. Rero umuntu uvuga gutyo abareba hafi aba yirengagije ibyo byose. Rero njyewe nibyo narwaniraga, ariko iyo myaka 3 yari intambara zikomeye. Warikiraga ukayimubwira se kuti urana ikuntu tujye kwihumbya imyaka yose tumuranye tujye kwipfusha ubusa? Naranabimubwiraga nkamusomera n'ijambo ry'Imana, akambwira ati ntago urindusha. Yego. Yari afite undi muntu yinjiye mu mutima we? Ntago mbizi. Ukabona yamaramaje? Nkabona yamaramaje, kandi njyewe ikintu cyambabazaga nuko nta kintu twapfaga gikomeye. Izo mbaraga wazikuraga he? Nazikuraga ku Mana, narasengaga cyane. Uzi ikintu cyambabazaga jara? Nuko hari ingo z'abantu bagiraga skandali ziteye ubwoba, bakabana, bakiyunga, bakabaho neza, ubuzima bugakomeza. Ariko twebwe sinigeze mufatana umugore, ntabwo yanywaga inzoga ngo ni umusinzi. Ubyibuke? Yego. Si ukwirata, si ukwivuga ameze. Nari umugore
witwararika urugo. Nashatse mu muryango nkukunze, ngushakamo ndi imfubyi afite ababyeyi, numva ababyeyi n'abanje. Yego. Ndibuka ko nkimara gushaka data buko yarwaye indwara koronike, nkamurwaza nkuko narwaza data. Yego. Kumara ngira ngo nk'imyaka 2 murwaje, mvuga nibura mbonye umubyeyi nanjye ko data yapfuye mfite imyaka 4. Yego. Sorry. Yaba baramukazi banje, yaba n'umuryango twari tubanye neza. Yego. Usibye utwo tuntu tw'amafuti gusa. Yego. Nkavuga rero utu tuntu ntidushaka kunsenyera urugo ngo mbyemere. Nkavuga divorce nibizanabaho mu buryo bw'amategeko koko biranemewe, nubwo Bibiliya itabyemera, ariko burya hari naho Bibiliya ibyemera. Nubwo byaba bizabe bitanturutseho. Bizabe bitanturutseho kugeza igihe nanamubwiraga se wagiye kuyisabira, nawe akareba kujya kuyisaba. Nta mpamvu afite zifatika, ntabwo bari buyimuhe. Yego. Urumva? Yego. Ubwo rero hagati aho ngaho mu gushaka impamvu. Yego. Ninjye wabigwagamo. Mu gushaka impamvu muri iyo myaka 3. Impamvu ya gatanya. Ikintu utajya wibagirwa muri iyo myaka 3. Wasabwe gatanya imyaka 17 uza kugeza ku myaka 20 y'urushako. Ikintu utajya wibagirwa muri icyo gihe n'uyu munsi cyamaritse umutima wawe cyashenga umutima mu buryo budasanzwe ni iki? Uzi ikintu najya nibagirwa. Rimwe yampamagarije abayobozi bo ku kagari. Yego. Gitifu, umugore wari njyanama w'akagari twari dutuyemo. Hari ku cyumweru nzindutse ngiye gusenga ko nari mfite n'imirimo mu rusengero. Maze kwambara nsohotse mbasanga muri salo. Ubwo ari kurumva ibyacu bari barabimenye. Noneho yababwiye ngo naramunaniye n'ibindi bintu byinshi ntazi kuko bavuganye ntahari. Noneho nsohotse barandeba, bose bandeba nabi, bandebera icyarimwe. Baravuga ngo madamu ugiye nkaho umuntu wananiye umugabo, ubwo uragiye ngo gusenga harya arokore kuki mukabya mutabanje gukemura n'ibyo mu rugo rwanyu, siko Bibiliya ivuga. Ndabyibuka barambwira ngo baranshaka, ndaza ndabubaha ndicara, baranshinja koko. Baramubaza bati se twatubwiye ko umugore yakunaniye mufitanye amakimbirane bigeze? Ati bigeze habi, nta nyumva dore n'ubaragiye. Yagushinjaga iki? Icyo gihe bagushinjaga iki? Ibintu bakubwira kumva si wowe? Yavugaga ko ntamwubaha, yavugaga ko musuzugura. Ibintu nk'ibyo nyine. Wabyumva ukumva ni bishya mu matwi yawe? Iteka yandegaga ibintu bishya, ku buryo iyo nageraga n'imbere y'abantu kubera ko byabaga ari ibintu by'ibihimbano nananirwaga kubisipora. Avuga ubonye niyo avuga ibyo nkora wenda ariko ntambeshyere. Urumva umugore n'umugabo iyo bafitanye amakimbirane umwe ashaka divorce, ntabwo akurega cya kintu ukora. Akurega cya kintu udashaka no kugerageza gukora, kugira ngo noneho usarire imbere y'abantu bavuge bati wa muntu koko yarananiranye. Iyo widefande ushobora kurakara, ushobora kurira, ushobora kuvuga nabi. Icyo yashakaga kugeraho akakigeraho. Icyo gihe abana banyu reka nsoza ku kantu wambaje uti n'icyo utazibagirwa. Nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo kuri umukirisitu wapfukamye imbere y'aba bantu ukavuguruza ikinyoma cya Satani yuko wananiranye. Ugasaba uyu mugabo imbabazi imbere y'aba bayobozi bakamugufasha wenda ko ibintu byahinduka. Ijwi ryagiye kumara kumbwira nageze hasi. Ndapfukama ndarira, marira menshi, ndabyibuka ndamubwira nti nshaka kuba ndi umugore mubi, nshaka kuba narakubereye mubi mu buryo nzi cyangwa ntazi. Nikoreye ibyaha byose, ngusabye imbabazi imbere y'Imana n'imbere y'abayobozi batuyobora. Mbabarira umbwira icyo ushaka imbere y'aba bayobozi, nintagikora bazakore follow up noneho bamenye ko ndi umugore mubi. Ariko amarira yari menshi cyane. Birumvikana. Ndabyibuka niyo mbivuze mba numva ngize emotions. Kuko navugaga nti wenda wabona ariyo mahirwe ya nyuma, wabona ari cyo cyazanye n'aba bantu. Ariko ba bantu bandebaga nabi bantukaga aho naririye
nabo bararira yego wa mudamu niwe wancamuraga cyane kuko abadamu burya sinzi ukuntu tumera yego tugira na bias ukuntu ariko abonye amarira ndira nawe afatwa na emotions dufata kenda kamwe turihanagura aho ngaho turarira amarira aratemba nsaba imbabazi yego nagiye kurangiza kurira n'imbabazi n'amagambo menshi ndamubwira nti hari icyaha kitababarirwa kuri iyi si yego ko nabiciye abantu abandi bababariye yego wambabariye niba hari icyaha nagukoreye kitabaho ukanakindega n'imbere y'aba bantu noneho ubwo nagiye gusoza yego wa mugore mu marira menshi aramubwira ngo tanga imbabazi ngo nibwo iki nicyo kintu twari dutegereje ko watubwiye ko watagonda adaca bugufata kubaha yego iki nicyo kintu twabuze mu banyarwanda n'abanyarwandakazi ni ubwa mbere tubonye umuntu wikorera ibyo akikorera n'iby'abandi kereka Yesu wenyine niwe wabikoze yego na wa mugabo aryungamo aravuga ati icyo twashaka turakibonye uzi ikintu yabashubije yarababwiye ngo yashyizeho iherezo urumva jyara yego yarababwiye ngo yashyizeho iherezo yeah ubwo bahise barakara nabo barareactinga barahaguruka baravuga ngo jye icyo twashakaga turakibonye ukora ibyo ugomba gukora mu gihe usabye umuntu imbabazi ukameneka gutyo ntaziguye yego bamahoro bahise bahaguruka baragenda icyo kintu nazibagiwe narababaye uwo munsi nararize ndwara umutwe mira imiti yose umutwe wanga gukira mpita mbona ko urugamba rukomeye ariko mu by'ukuri divorce jyewe nayitsimbaraho ndayimwima kugeza igihe yagiye kuyisabira dutangira imanza ajya sorry ni ukuri sorry icyo gihe abana bawe banyu bayifataga gute bahindutse gute icyo gihe abana bari bababaye kuko urumva muri ayo makimbirane hari ibyo umugabo yajyaga atinya gukora ariko kubera ko nanjye nari naramuzengereje naramwimye divorce yari umuntu wiyubaha udashobora no gutongana abana bareba ariko yari asigaye ibintu byose abikora kandi bibatungura ntabyo bigeze bazi ko mama na papa bakuze babona ari umuryango mwiza n'utubazo twagiraga ntibatumenyaga urumva nawe byarabicaga kugeza naho umukobwa mukuru icyo gihe ngira ngo yari agifite nk'imyaka 15 ambwira ati watanze divorce tukagira amahoro ko tubuze amahoro ku bwawe umwana aba ari kwisabira gutanga divorce wayitanze tukagira amahoro yabonaga bidashoboka urumva nyine byarabishe ariko kuki se watsimbaraye ntabwo nashaka divorce n'ubu ndayanga nuko wamukundaga cyane se iyo bigeze aho ngaho ntabwo ari ukuvuga ngo ubugitsimbaraye ku rukundo ahubwo iyo bigeze aho ngaho ubutsimbaraye ku kurengera umuryango no kurengera bya bindi byose nakubwiye kuko muri ayo makimbirane si urukundo ruba rukirimo ntabwo ruba rukirimo rugenda rufedinga rusaza ni uko gusa urukundo rw'abashakanye aho mushakiye mukarugarura mukumvikana ruragaruka wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagimpande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ariko icyo gihe ntabwo rwari urukundo nari mfite ibyo ndengera nari mfite ibyo ntinya no kugeza n'uyu munsi ntabwo byoroshye ntabwo byakoroheye nyuma ukimara kubona
gatanya murayibonye byakugoye gute kugira ngo tujye no ku nama wenda ku bantu bakunda kwirukira muri divorce byakugoye gute niki ubonye kibi cya divorce reka nkubwire ibibi bya divorce ni byinshi nuko gusa isa nk'ihosheje amakimbirane abantu wenda ntibicane cyangwa ngo mukomeze mukore amaskandari imbere y'abana ariko nta kindi kiza cyayo yaba ari wa wundi wagize imbaraga zo kuyishaka yaba ari wa wundi wasigaye atayishaka mwese bibagiraho ingaruka ngewe byangizeho ingaruka zikomeye ko immediate bikiri aho nagize na accident sorry mutarayibona cyangwa mukimara kuyibona urumva twebwe ibyacu byari nka filime twaburanaga tuva mu nzima umwe adashaka kurya ibiryo undi yatetse tutabana mu cyumba babantu mwari inshuti naho mwari mugeze abantu twari inshuti naho twari tugeze mutabana mu cyumba urese aba mu cyumba cye icyumba yari yarakinkuyemo kumara amezi atandatu wowe waratekaga wenda wajyaga mu gikoni hari ukuntu abagabo kenshi tudakunda kujya mu gikoni we byagendaga bite umukozi afite umukozi nawe ufite umukozi wawe oya mukozi yari umwe ariko nyine ubwo niba ari igihe wabitetse nkabitegura ntari bubiri ariko ari umukozi yabitetse ari aha akabitegura ari aho ngaho yabirya ariko wabiteguye adahari nanone ntabwo yaza ngo abirye salamanje zari zitandukanye yari imwe mwicara ku meza mwese ubwo se urumva mukicara ku meza amwe abantu muvuye mu rukiko kuburana umugabo niwe iyo wabonaga umugabo wicaye ku meza kandi nawe ufite apeti ushaka kurya ufite inzara ntabwo wajyaga kwicara ku meza iyo yabaga yicaye ku meza nkayijyaho yarahagurukaga cyangwa naba ntashaka kumubuza umutekano yaba yicaye kuri saramanje nkicara muri sara abana se abana nyine babireba nta kibazo abana bari bamenyereye kubona se na nyina basangira baseka bishimye urumva babaga bishimye se nta munezero wabaga uhari na muke ntabwo ubonye byatangiye kubafekita kubagiraho ingaruka muri icyo gihe byarabafekitaga na nyuma yo gutandukana urumva nagize accident nabyo byikubitiramo urumva ukuntu twebwe byagenze bamaze kuduha divorce urumva twaburanaga tuva muri yanzu twisubiramo bamaze no kuduha divorce dusubira muri yanzu dukomeza kubana ananirwa kumbisa nanjye nanirwa guhaguruka ngo ngende bibaho se twebwe byabayeho ntabwo ibyacu wabimenya njyewe niba yari trauma yo kwanga kwakira divorce sinzi niba ari igihe wari gufata ubutwari n'ubugabo bwo guhaguruka ngo ngende niba ari we nk'umugabo wari kuhava byari byarananiranye ntawabwiye undi iti wava muri ino nzu ujye mu yindi icyo gihe haje abantu turicara abantu bakabwira umugabo bati wowe ni we mugabo genda uhasoringa utangire ubuzima usiga umugore n'inzu n'abana ujye uza ubasure cyangwa utanga ibibarira ati ntabwo nahava nawe nahava yari inzu yanyu se yari inzu yacu mwumvaga se ko agomba yari kurera abo bana kenshi tuzi ko abamama aribo barera abana yari tayari kurera abana cyangwa wari kujyana n'abana agasigara mu nzu icyo rero nicyo kintu tutumvikanaga kuko urumva muri divorce bafasha abatoya barabamo nawe bafata abakuru batatu barabamuha bampa babiri nkibaza se ndahagurukana abandi babiri ngende asigarane bamwe mve mu bana banjye urabizi santima z'abagore birananirana akavuga ati simpava nanjye bikananira tugumaho inifata aho nahakuwe na accident hoza accident kuko nakoze accident y'urupfu ku buryo namaze n'amezi 5 mu bitaro nyuma yo kuvayo n'ubundi nagiye gukodesha ariko atari ryo ukodesha kuko ni gare sinashobora kurijyamo imodoka yari yaranciye amaguru nicyo icyahankuye uva mu rugo kubera ko wakoze accident ugiye mu bitaro accident ntabwo gutungurwa ntabwo wayibajijeho byinshi na accident koko accident yanjye ntabwo yabaye nka accident zisanzwe
ntabwo imodoka yaje gutya nambuka umuhanda ngo ingonge. Imodoka yansanze hari mu mujyi manuka ahantu muri quartier Matewusi, muri cortege, iva muri cortege irankurikirana ndayibona, niruka nyunganirukira ku ma escalier. Urumva? Yego. Nirukira ku ma escalier nayo iriruka irazamuka bira ama escalier. Nkaba nzi ngo nayihunze nkubitira hejuru isingira amaguru. Urumva nabyo byari ibindi. Yego. Kuba turi muri izo manza immediately habaye accident imeze gutyo, byari ibibazo bikomeye byara. Ibibazo bikomeye. Kuko habayeho suspect. Yego. Nta wundi manzi nari mfite, nta wundi muntu twari mu manza, noneho umwe yanze no kubisa undi mu nzu. Urumva habaho utwo tuntu. Yego. Singiye kubeshya byaravuzwe. Byaravuzwe nawe bimugeraho. N'umuntu utekereza ashobora guhita akeka. Abantu barahurura. Yego. We ntiyahurura iryo joro. Abantu barandwaza, abavandimwe, inshuti, abavandimwe bo nta nabari bahari, ni inshuti gusa. Yego. Kuki abavandimwe batari bahari? Abavandimwe nta bari bahari gute? Nta bavandimwe nari mfite muri Kigali. Yego. Bari aho bafatika bashobora kundwaza. Hari igihe umuntu aba adafite abavandimwe benshi, udafite n'ababyeyi muri Kigali, udafite n'iki. Yego. Ukarwazwa n'inshuti n'abana b'abandi bato. Birumvikana. Rero urumva nawe ayo magambo yamugeragaho bikamunanira kugira icyo akora, niko yaje gusobanura nyuma. Base niba bavuga ko ari igihe wabikoze, niba bavuga ko ari igihe mwanzi we, nimushyira n'icyo kurya arakirya cyangwa arakinywa. Yego. Nawe yifatiraho. Ubwo rero byakubitiranaho n'abantu nabo bakavuga bati niwe wayimugongesheje. Urumva habaye ibintu bibi gusa. Ariko mu by'ukuri ikintu nshimira Imana kugeza ubu ntaraharenga nuko njyewe nyuma y'ibyo byose umwuka yanyemeje kumuhamagara tugahana imbabazi. Kuko nanyuze mu rupfu rukomeye ngaruka nta muntu numva tugomba kujyana ideni. Numva ngomba kubabarira n'umuntu utansabye imbabazi. Ndamuhamagara turicara. Ndamubwira rero ibyabaye byarabaye. Ibyavuzwe byaravuzwe. Niba hari aho nakubangamiye mbabarira. Yego. Nanjye aho wambangamiye ndakubabarira utaransaba n'imbabazi. Yego. Nanyuze mu rupfu, nabonye byinshi, nabonye ijuru nubwo ntarigiyemo kuko igihe kitaragera. Rero tubana amahoro tugiye mu ijuru. Nawe aratura ibyamubabaje, duhana imbabazi. Icyo gihe se ntabwo kakantu k'urukundo kagarutsemo mu gihe cyo gusabana imbabazi ko yatuye nawe ukatura? Ntabwo ari ibintu bihita byikora, ariko ikintu cyitwa amakimbirane cyo kiba gisa nk'ikivuyeho. Ikindi cyo nabonye cyo kabaye nk'akaza umuntu utaragize icyo nkora muri iyo myaka yose n'ibyo bibazo nagize, wabonye ko agaruye umutima. Bukeye mbona arahashye, ahaye umwana nzaniye ibiryo, anyohereje amafaranga. Urumva imbabazi ni nziza. Uko Bibiliya iravanga imbabazi ziruta urubanza. Guhera ubwo mbona tugiranye amahoro, ubundi ntitwavuganaga na telefoni kubera ko bayinyibiye mu muhanda muri za accident. Sinongeye telefoni yo kuyigarura muri telefoni yanjye. Urumva nawe ntiyashoboraga kumvugisha kandi dufite ibintu byinshi duhuriraho. Mu gihe cyose amaze mu bitaro ntabwo yigeze aza kugusura? Yarahageze nka kabiri. Ariko ahagera nk'abandi bose. Yego. Nk'abandi bose, nk'uko waza ukicara ukareba umurwayi ameze ate akongera akagenda. Kandi ntabwo ari byo nexpectingaga. Numvaga ndi nyina w'abana be. Nta muntu nigeze mwicira. Yego. Ngize ibyago numvaga agomba kundwaza kuko yari atarashaka. Yego. Yaje gushaka. Yaje gushaka. Yego. Naho ashakiye ngira imbaraga zo kujya mu rugo rwe. Uramusura. Saba audience, njya kumenyana n'umugore. Ntanga amahoro mu rugo rushya, nirukana ubukeba. Ndavuga tugiye mu ijuru, niyo ndangagaciro mfite. Ujya mu rugo rwe yarashatse? Yego. Kutoroshye. Izo mbaraga ukazikura he? N'iz'Imana ntabwo ari izanjye. Wagiye wumva umutima ukwemeza ko ugomba gusura uwahoze n'umugabo wawe mu rugo rushya afitemo undi mugore utari wowe? Cyane. Utwara abana se? Najyanye n'umukobwa mukuru.
n'umukobwa mukuru. Umukobwa mukuru ukabona byakiriye gute? mbere nkibimubwira yarambwiye ngo agisida yangeze mu mutwe ngo ndajya mu rugo rw'abandi gukora iki. Yego. noneho njye ndamubwira nti urwego ndiho rw'ubukirisitu cyangwa rw'umwuka ntago ari rwo rwego uriho. ibyo mbwirwa si ibyo ubwirwa. hari n'umugore w'inshuti yanjye nabiganirije nawe ambwira gutyo, arambwira ati rwose ntujyeyo, kuki uhora wihunga, kuki uhora wigira cipu. ugera mu rugo bakwakira gute? byantangaje reka bakwakira gute? buriya reka nkubwire Jara, iyo wabanye n'umuntu aba akuzi, iyo uri umugome aba akuzi, iyo uri umuntu mwiza aba akuzi. iyo nza kuba umugome ntaba yaranyakiriye, ariko narabimusabye ndensisitinga. barakwakiriye? baranyakiriye neza cyane. umva reka nkubwire, nasanze badutekeye umugore n'umugabo. natumiye marene wabo na pari wabo, nabo ni abantu twabanye bo mu miryango nyine y'umugabo, twabanye mu rugo n'umwana wanjye. turajya dusanga batwiteguye ikirori gikomeye. mbese namwe mwari mugiye gusura, mugenda n'abagiye gusura urugo nyine? natwe twari tugiye gusura urugo mutwaye ibyo kunywa? Yego. dusanga hariho na data bukwe wahoze ari n'ubu ni data bukwe by now, ko nta handi ndashaka. Yego. tugerayo baratwakira neza, turarya turarangiza turicara bampa ijambo kuko ninjye wari host. ubwo se uvuga iki? ibyo kuvuga nari mbifite, wagenda udafite ibyo kuvuga. uvuga ngo twishimiye urugo rushya rw'abageni, kuvuga ngo twishimiye umuryango twungutse. reka nkubwire Jara, buriya reka nkubwire, abantu nitwe dukomeza ubuzima. ubuzima iyo ubukomeje buragukomerera, iyo ubworoheje buroroha. naragiye mfata ijambo kuko yararangije umugabo ampa ijambo, aravuga turashimira jyewe ko yaduhuje, rero niwe ufite ijambo, natubwira icyo yaduhurije. ndababwira rero, icya mbere ndi umukirisitu, urabizi kuva na kera. icya kabiri, nanyuze mu rupfu, mbona ko ubuzima bwa hano ku isi ari ubusa, mbona ko ubwo dukorera ari ubwo mu ijuru. Yego. sanga rero nta muntu dukwiye kugirana ideni usibye iry'urukundo no kujya mu ijuru. Yego. ikintu kinzanye hano rero ntabarambiye, nje kwirukana ubukeba. Yego. ko ubukeba ni urwangano, ni uguhangana, ni amakimbirane. mbwira uwo mudamu, ndamubwira nti njyewe uru rugo narumazemo imyaka 20, ni abakansara wawe, ni abasisita wawe, ni umujyanama wawe. Yego. rero ntuzanyite mukeba wawe, uzanyite umukirisitu, uzanyite iryo zina ushaka muyumvuze, ariko mu by'ukuri ndashaka amahoro. tugirane amahoro, ejo utazitsamura ngo uvuge ngo mukeba, ejo umwana atazaza hano nimugire utwo mupfa uvuge ngo ni wa mukeba wanjye. aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree, ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. aya makuru rero yabyaza umusaruro. nimero zacu ni 0787408958. The early bird catches the worm. umwana na behaving uko behavinze, wenda yaje kwase, ntuzumve ko ari jye. njye ndi umukirisitu, ntoza abana kubaha, nabatoje kukubaha, nabakujije mu ndangagaciro nzima z'ubukirisitu, nta kindi kirenze ibyo. amashyi barayakoma? amashyi barayakoma. hari ku manywa bamwe bagira imbeho, abandi bararira. birangije nawe bamuha ijambo, aravuga ati rwose nanjye nicyo nashakaga, Imana iguha umugisha. abantu bose bansabira umugisha. kobwa wanjye ati mama ateye ukuntu kurenze, mama ntago aba kwisaba mu ijuru. nafata ijambo, aravuga ati igihe nabanje no kugira ngo yasaze, arabivuga bya bindi byose. aravuga ati ariko mama ni umuntu ukunda amahoro, ni umuntu udakunda amakimbirane, ni umuntu ugira imbabazi. Jyewe ibya mama byarandenze sinabishobora. bose baranshimira, amahoro arataha, n'ubu tubanye mu mahoro. ubyumve. abana bawe bajyayo cyane? nawe ujyayo se? ujya se? kuki ntajyayo se? ahubwo mbaza ngo nawe araza.
n'umugabo azi iwanjye n'umugore azi iwanjye amarembo abakinguye biriseri wow erega amahoro ntushobora kuyabona utayaremye umugabo ashobora kuza iwawe wenyine gute atari kumwe n'umugore we afite rights zo kuhaza ko hari abana be ntabwo bashaka gukeka ko yaba yasubiye ku mugore mukuru ntabwo biranabaho umugore aranyubaha azi ko ndi umuntu wiyubaha kandi n'umugabo we ntabwo ashaka kumukekera ibyo nta n'ibirabaho ndumiwe ikindi nshaka gusorezaho Gerard wenda mbere y'uko umbaza ikindi kintu njyewe ntago mba naje hano kugira ngo nimene inda cyangwa mvuge ibyo ego ndi kuri social media n'ubundi ndi public figure ariko ibi mba mbivuga kugira ngo bifashe abantu kuko ubuhamya bwanjye bwafashije abantu ku isi yose umuntu akareba yaragiye gusenya urugo akavuga ati aka kantu niko kari kagiye kunsenyesha urugo uriya mugore anyura muri biriya bintu byose akabinyuramo abagore bararize abagabo bararize ubuhamya bwanjye bufasha abantu bose ikindi navuga njyewe mbona uriya mugabo ari igihe wamuteye biriya bibazo byose kananamusabe n'imbabazi gute ko biguteye ubwoba kurusha njyewe nyirabyo gute ari we kandi twatangiye uzi impamvu ni njye wari wabwiye ko umugabo atari uwanjye yego nabikubwiye kuva mbere umuhanuzi yarabimbwiye nanjye narabibwiwe no muri izo ntambara hagati narabibwiwe niyo najyaga kuririra Imana ijwi ryarambwiraga ngo naramukubujije sijya wamuguha rero ntabwo ari umugabo mubi ni umugabo mwiza ubyumve ntabwo musingiza wenda kubera ko arimo kunyumva yego none umugabo niba ashobora kumenya inshingano z'urugo umugabo akamenya abana bakamenya minerivare n'ubu niba ubarira minerivare yego umugabo si umusinzi ntarwana ubwo nabyumvise ni njye wamuteye biriya byose rihangana guce mu ijambo muri icyo gihe cyose se Imana ishaka kuguha umuntu mukamarana imyaka 20 atari umuntu wawe mugasezerana mukajya imbere y'Imana mukajya imbere y'abantu imbere y'amategeko atari umuntu wawe urambaje ngo Imana ishaka kuguha umuntu mukamarana icyo gihe cyose atari uwawe ahubwo se wabwirwa n'iki ko ari we yamuguhaye nukureba niba ari nayo yamuguhaye bigiye vuga dushaka kwiha abantu atari abacu dushaka kwiha abantu atari abacu wowe yabonye uwe tubyite gutyo ubwo bivuze ngo nawe ufite uwawe uzaza njyewe ikintu ushaka gusobanura aho ngaho cyangwa uwawe yaragucitse ntabwo mfite ashobora kuba yarancitse kuko it's too late kuri iyi myaka yanjye ashobora kuba yarancitse reka iki kintu ngisobanuye neza cye kuba mu rujijo kugira ngo hatazagira n'abakiyoberaho kuko ibyanjye ni ibyanjye cyangwa bakanyitwaza ibyo ni ibyanjye buri muntu afite ubuhamya bwe afite inzira anyuramo ibyo ni ibyanjye kubera ko niba narabibwiwe imbere nkabibona mu kudahuza atari uko ari mubi cyangwa njyewe ndi mubi ari uko gusa bitarimo guhura nkabihanurirwa nkanga nkabirengaho tugashakana tukabana akagezaho we bimurenga bikamunanira ariko bikamurenga we ari innocent atazi impamvu kandi njyewe nyizi ariko ntashobora kuyivuga kubera ko amazi yari yararenze inkombe ntihugeze unabimubwira na rimwe muri icyo gihe wavuga iki Jara none ndavuga ko wahanuriye ko atari nta nubwo nabihaga agaciro navugaga ko yavangiwe uwabivuze ntabwo nabihaga agaciro ahubwo nazize kubiha agaciro binsohoreyeho yego ntabwo icyo gihe nabihaga agaciro numvaga ari abahanuzi bavangiwe kuko nabo barahari yego urimo urabyumva ariko Bibiliya iratubwira ngo ubuhanuzi bwemerwa ko ari bwo ari uko busohoye urumva rero we yari inzirakarengane mbonereho no kumusaba imbabazi niyumva n'ibi ngibi kuko n'ubu n'umuryango we urankunda n'ubu niyo baje kunsura barambwira bati umugore ni uwa mbere buriya muzasubirana urumva bishobora no kugenda bikafekitinga urugo rwe bivuze ngo bacyagukunda abavandimwe be ababyeyi be
ababyeyi data buko arankunda cyane mabukwe we ntakiriho yaje gusaza urumva nyine muri santima bitewe nuko twabanye bitewe nuko banzi bumva ari mugore wenda niko babyumva kuko uwa kabiri we kumwisangamo wenda ntago byaworohera nabo yego bisaba igihe kereka wenda twarashwanye nkababera umugore mubi tugatandukana nabo baranyanze none baracyankunda ndagira ngo rero musabe imbabazi nabo mbasaba imbabazi n'ibyabaye byose ninjye wabimuteye rwose Imana ishimwe gusa uko yabonye we njyewe wanjye yarancitse ntabwo wenda wawe bishaka uzahura ku myaka 60 70 60 ntabwo Bibiliya yemera gushaka kugarukira kuri 60 nibyo Bibiliya yemera yego mutandatu uri ukimujene mbere ya 60 Bibiliya iba yemera ko washaka yego ariko nyuma yayo sinzi impamvu itabyemera umuntu abashaje n'ubu ngiye mba numva nshaje nta kongera gushaka kuri jye ntabwo nzi umugambi w'Imana ifiteho ni igihombo kuri we rero ni igihombo kuri we kutabonye uwawe reka nkubwire Gera nk'ubu ngubu njya nicara nkanababara cyane uzi kuba warubatse urugo imyaka 20 ibitambo waratanze ugasenyuka rwamara gusenyuka icyo gihe usigara si bundi witwiki ngaho mbwira umuntu watandukanye yitwiki mbwira izina uzi ntabyo nzi muri setasi yakoze gataye yatandukanye n'umugabo iryo ni irihe zina ntabyo nzi nta zina nyiri mperutse kujya gusaba atesitasiyo hari ibyangombwa nashakaga noneho bakambaza ngo se ngo uri mariye niwe ngo none se ngo ni siribateri ngo none se uri umupfakazi ntoya ni siribateri barabishaka barayibura kuko mu irangamere yanjye harimo divorce nkumva iryo zina sindi ishaka barabishaka barayibura njya ku murenge barambwira ngo wowe ntabwo uri siribateri ntabwo uri single uri divorce ubwo iryo zina ni irihe koko mbaho ni izina ry'agahinda nta kundi ni izina ribi yego ni ukuvuga ngo no muri sosiyete nta hantu uba ufitiye rero mu by'ukuri usibye ko Imana yambaye hafi buriya Bibiliya iravuga ngo Yesu ni umugabo w'abapfakazi n'abatawe abatawe nabo ntabwo biri bibagirwa abatawe kubwo n'abadivorce yagiye anyomora bikomere nari mfite byinshi kuko nk'ubu iyo uri singo kuri iyi myaka hari ahantu udashobora gufitinga hari umwirondoro udashobora kuvuga mu bantu muri kumwe n'abantu mwivuge njyewe nitwa kanaka mfite umugabo umwe n'abana bangeraho nkavuga nti yewe nitwa Mama Queen ndi umubyeyi yego mu by'ukuri uri umubyeyi nibyo ni izina ry'icyubahiro ariko ntusobanuye ibindi rero birababaje uyu munsi uvuga ko atari uwawe na cya gihe niko wabwiwe niyo wajyaga wumva amajwi akubwira ko uriya muntu atari uwawe niyo wajyaga gusenga aramutse agarutse uyu munsi akakubwira ati Mama Queen niwe mugore wanjye ndagukunda ibyo nakoze nsabye imbabazi ko natandukanye nawe aho kugira ngo nubake urugo wayifata gute nkurikije ibyo navuze mbere nsaba imbabazi nkurikije n'aho bigeze kuko ubundi nahoranaga expectations ko yagaruka na mbere y'uko ashaka yego buriya reka nkubwire Gera umuntu iyo ari uwawe yaravuye ku isezerano yaravuye ku Mana ntaho ajya niyo agiye yarongera akagaruka kuko agera hahandi bikanga bikanga kuvamo kuko uriya ntago aba ari we n'ubundi ntago bihuza yajya agira gutya akumva ni wowe we yakora icyo akumva wa wundi wapi yakora icyo rero izo expectations narazihoranaga ku muntu mwabanye buriya ni igihango gikomeye
ariko n'imyaka myinshi nk'iyandi n'imyaka myinshi nk'iyandi narazihoranaga pe avuga azagaruka bigeze igihe ashaka ubu tumaze imyaka 10 njyewe rero numva anagarutse namubwira nti namubwiza ukuri ibyo ntamubwiye kera yego ntabwo burya wari uwanjye ahubwo n'ibibazo wagize ni njye wabiguteje komezanya n'uwo muri kumwe icarutuzi wahise abyumva ubwo ni njyewe na gahunda rero ubwo ni njyewe ntihagire umuntu ugendera ku byanjye niba wenda yari afite na gahunda sinzi niba hari afite kuko abanye n'umugore we neza ndabizi ko bafite amahoro ariko mu by'ukuri nuko bimeze n'umuryango we wajya ubukintekerezaho nuko bimeze ntago ntibabariye nawe namubabarira akongera kumunyuza muri wa buzima twanyuze abana bawe bafata gute niba barabyaye umwana babyaye baramukunda abana banjye nabaremyemo ikintu kimbamo cy'urukundo cya mbere gukunda se wababyaye narakibatoje kivaho kibajya no mu mitsi no mu maraso mbatoza kutandwanirira ntago intambara zanjye bazishinzwe habereka n'impamvu batagomba kundwanira ko aho twahuriye aho twakundaniye ntibari bahari yego ikindi cya kabiri nkabereka ko yarabareze n'ubu ngubu baracyabarera kuko bishyura minerivare yego ikindi cya gatatu nkabereka ko atagomba gusaza wenyine niba tutakiri kumwe agomba gushaka kuko ni umugabo ungana nanjye cyangwa undi utaho agomba gushaka icyo ngicyo nacyo baracyakira mu mutwe yego ikindi cya kabiri babona nta makimbirane higirana na se dufitanye amahoro rero barabyakiriye muri umuna wabo baramukunda ku buryo bamukoreye n'ikirori turi abantu bafite amahoro muri isi twarayaremye arazi njyewe narayaharaniye pe nabishyizemo imbaraga nyinshi n'Imana ibimfashamo kwikunda amahoro yego mama Queen reka nkubwize ukuri ko nta yindi nama dukeneye aka kanya utumvise ubwo ngubwo ntabwo azumva